Ntareka njye kureba umuntu uri gukomanga. Ntabwo ufite irungu gato. Oh, ni pale, karibu pale. Yes. Watinze kusoma. Papa. Bravo. Nongwa. Kitesha. Kamera cyane. Muraho neza. Ni karibu mu rugo rwacu. Sanze turi kwiga ku mishinga y'urugo mwihangane gusanga amakaye yacu mu Ciao, Imana pe. Cyane. Imeze bite se? Kari uburyohera. Umva, ibintu ni sawa cyane. Aho ntago gukora igihimba. Oya yararambutse. Umva, Shana ndakwizesha. ubuki buraboneka. Mpfa kuba ncanye ipfumba. Nuko. Shana ubona umeze neza pe. Cyane. Nizere ko inkokora yarambutse. Umva, ubuki burahari. Mpfa kuba ncanye ipfumba gusa. Ibindi birikora. Nyarwanda ni iki? Dore n'ejo bundi warambwiye ngo kumbuye umugore umuntu w'umugabo. Shenge. Kumbuye umugore. Mbega niwe mba muvuga pe. Ninjye kumbura se umuntu mwabagiye iminota mu cyatata kumbura umuntu asize mu rugo. Twamurangaranye. Ariko nta kibazo hasigare mu rugo. Uretse ko twarigene. Turabaha iki cyo kunywa. Agahari nta kibazo umuntu ari. Shuri nawe ntugakabye yambere. Nawe. Oya. Jereka ibyo ngibyo. Papa, urabona ko nta kibazo mu rugo. Umugore ndamukunda kandi nawe nta kibazo cye. Aya ni byo. Kanya telefone. Nawe ugira amagahunda. Shaka gahunda zishaho. Niba ntacyo. Ndaza kwagura. Ubundi turabizi bwagenze neza. Nta bidasanzwe. Kandi ndabashimira no kuri buri mwambaye hafi mu rugo. Ibyo nta kibazo ni inshingano zanjye nk'umubyeyi. Ibyo birumvikana nagombaga kubikora. Oya ngomba kuzaza gusura na mama. Uzaze kudusura ni karibu. Ariya mwakire muce. Oh. Nesi kabisa. Murakoze cyane. Reka mbigira hano. Njye twakubwiraga kira ndisameza ati kumara yanjye ndi kujya ngenda nkumbura buriya buzima bwo mu rugo ariko nanjye mu minsi iri imbere ndaba mfite uwanjye uzajya umaze irungu gira vuba aho ngubu gira vuba. Gira vuba. azahita tubuza uburenganzira azajya mbona umwanya wo kumubona. Neza ntabwo nshaka umuntu buriya reka mbagire inama n'abana sibyo buriya umuryango witwa umuryango ariko abantu babaye batatu muracyameze nk'abasore nimumara kugira umwana arimo yicayemo hano hagati yani wowe nabo reka mbirimo noneho mubwiye uburyo bimeze ubu nari naratinze oya nta kibazo buriya rega ni ukuri ko Imana mwari mwaratuzi sorry ni guhamagara so namwitaba kurusha inama ndi kubaha ashaka gushakira ikintu cy'ingenzi. Uriya rega iyo umuntu ushobora niyo yaba yapfuye cyangwa se niyo yapfushije burya hari ibintu umuntu ashyira inyuma akabanza sibyo se rero ni umubyeyi wanjye kujya umufata neza ukumubana urabizi yego nta kintu kundi akaduha sha ubu ndakubwira mwana sigira ngo maze iminsi narasaraye mwana hano ndahemera maze icyumweru cyose nzano hantu gusa aha hantu nyine ntihagira nahapinga tu oya aha ngaha nta muntu wakubona
ngo ndahemera bisirias umva njene nahafetse mbona ari ahantu mbega ko hameze nk'aza abantu b'amaji wapi man none nazi ikindi cyana ariko cyarandaburije twageze kuri gahunda man ikindi nge ndiseriye nta bintu bya kiza namuzanya no mukorera imiti ariko tugeze kuri gahunda cyatangira nyine kuzana amasoni yatangira siniko nabikubwira oje nyumva izina kuntu byita wemera urumva kameze gute nimba rukora amaziminsi ndimo ndagira ibihumbi kaganisha neza kagatuma abantu bajya hayi ewan mbese karimo gukora mu ewan mu nyabugabo nkumva dagata bari buturitse arayira imeze neza cyane iki kibaga cya wende jujuga mu gito Bisere ariko nagira kano kantu mahanga ngo ni ngufu mwana yewe nirane imbaraga urwunge taranya kino kintu wallahi wagira ngo ariko se ubundi kiba cyavuye babagikoze mu ntuza mu bintu byica abantu bajya ni grenade mazi ko imiranurutse abantu ubunyabugabo bwose nyine gakubita wagira ngo bajya ni nyundo mwana njya nibeta umukecuru kuntu nkajya gusoma okay rero narinyuze hano kugira ngo mbasuhuzeho urakoze n'ukuri kandi natwe turabyishimiye cyane kukwakira mu bikorwa ubwo rero twabakirije icyo kunywa mudakunda se ko bushyira nta kibazo arega buriya hari igihe umuntu aba yanayamuye nawe ndakuzi okay nati buta tuzabahishira ko mukunda kurusha ajya umubwira abo ni umwana wanjye ndagukunda kandi okay reka ngende rero hari utumisiyo naringiyemo dutoya buriya reka turenze nta kibazo cyane Ivar tunye nabonye cyamo dusobanurira ariko ngiye nkabona nyine ni mu gicuko kandi nabonaga wowe bizi ntabwo byumvisha sha nawe nageze mbyumva kabisa nabisomye hanga ko bikoshoboka sha pe ugomba kuba insana kuko umva nago ndi kubyumva yimwamaraga kugenda naramwibitaga ngenda kansobanurira ngo ntabwo nawe ntabwo ngusomera hanga ngo bishoboke ubu nyine urumva maze gutaha uzi gusigara sha nyine Ivar niye utaza usigara uvinsobanurira nta bintu bimeze nabi bumva ariko Ivar nyine n'ikindi cyaye cyiyongereyeho nyine n'ikindi cyaye cyiyongereyeho abashuti bacu tugiye dushaka uko tubivamo kugena nabo nyine rero naha turi ngiye bitanshimishije akuri ku profit ufata nk'ubu aramutse tubonye hanga koko nyine byaba birebire ariko tugomba kubajya basi nama bya bintu nawe ko nagari ibyo igatekerezo sibwo batabona yuko tujye kubica sibyo tugendana nabo turakomeza tugendane nabo kugira ngo tubereke yuko turi kumwe nabo ariko tuzagenda tubagira inama nyuma ko dushobora guhita tubicaho gutya tukareka kugendana nabo tugasanga nyuma wenda baratuvumbuye tugomba nyine kubaneka gake gake tukajya tunagira inama ibyo waba arimo nyine ntabwo ari byo ari umutipe agatipe gice nyuma yawe kitwa ndi ni wa mukobwa wicarana kuri abantu ngiye mbambonye barangice sha nayo iyo mbabonye sinzi ibyabo pe Diego iminsi myinshi asekri ubu ngubu ntabwo urafata umwanzuro nawe ngo uve mu kibura ntabwo ndabafata ibintu birakaza ubuzima ni danje kandi nawe urabibona n'abana bacitse umeze neza mu Rwanda gutya buraducitse kandi meze neza ntarebe ndabona umeze neza urugo rwakuguye neza kabisa yemeze neza n'umugore wanjye ntarebe biragaragara Diego we urugo rwakuguye neza natwe n'iki ni danje hakugira ubuve mu mani oya niko bimeze ngomba kubuvamo mani ugira ubuvemo kabisa kuko ndabona ushaka kurambirana oya niko bimeze natwe no kugira icyo twibwira gusa
hari umugabo uri hariya ngo nimba ari pare wawe ahora aza mu rugo kubera icyo ahora aza hariya bimeze bite uravuga pare se uriya nta kibazo mwana uriya ni nk'umubyeyi wanjye simba ari uko ufite umugore mwiza araza ahora amureba iki n'iki seriye ntabwo nakubeshya gigera aho uhava kandagira buri kanya buriya ni uko sinzi byarancanze kabisa ariko nta ribi rye ngiye mufata erega yarandeze ni umubyeyi wanjye ngiye mbona nta kibazo nese ko atagusuraga cyane utarashaka aho ushakiye akaba ari bwo horaza buri munsi ntahasiba umva reka tujye kwisindira n'ahandi twasimaga tutarashya tugende muguremo abiri n'ubundi ntitwabanye naho ndabizi agaceri kawe kari kugushirana kubera urushako ibiki byose umunyu urabyumva nawe kuvuga none inyinya yawe umva umubwira si ukubeshya ako se wowe kutamabona nge kakantu se kamagona design ariko kowe dose kumenya byanazimye rero uramudada wundi musubona biriya bintu ari sawa sha biriya bintu ntabwo ari sawa pe tugomba twebwe kubicaza tukabagira inama nawe mbona umunsi umwe uzagiye kwinkabona barakurabira oya ntabwo byabaho usumva byakunda kugeza kugendana nabo amakuru kandi ofu nyine kuko aho wari n'inshuti yawe ugomba kumwicaza ukamubwira kuko nyine ibyo barimo gukora ntabwo ari byo ko furan ndamwemera ariko hari ibintu akora ndumva namwicoka akundira kuba profi abona ngendana abantu barakuriye wongera mfata gute koko nyine nawe ufata nabi ariko nyine ugomba kumwicaza ukamugira inama urabona umuntu kugira inama koko uriya yararangiye uriya ahantu ageze nakubwije ukuri uriya ahubwo bakwiye kujya mu bindi bigo bindi ngororamuco ahubwo se watse tukajya kubareba se ureba aya tujye class nyine tujye kubareba turajya class nyuma batugende Ivo wageze Simana ko kana wakamaze man uramuja amase mu system sango ushaka gusuza abaniga wakintu nawe wahageze rega man n'abandi bazaza Nza bitete man Dora ko batazano muri kizuru ndabona mwaguyemo Bitete man ako namwe bari mwabuze man twari twabuze nanga ko muri ibi nyine mwicara hano tubete Nitwitse mva wakintu none bibona ewanse none ariko shara uri Habiba tuchari sigira ngo simbuzo nico Numuko icara vana ibyo bitoki kujya bicara neza ubuhisha abantu bundi shango nyine ni gutsona ayivanga usimanye ngo uvuye mu kigo sinaye manje tuvuye kwiga pe class yari meze tese class yari meze Nyombe ni mwana akabundi se tese mani teste se mani uranga mani nyuma bumva n'ubundi byose tuba twabikoze teste kabisa noneho kakarizi karaza bakoze examen examen se ni ibiki ko twibera ako nye nawe examen turimo natwe hano umuzigo wenda wimuzagenza gute zagukonyora nge nka kuvuna umusatsi ngo ngiye umenyana na nibaza n'akana ko kwicomera hari agapiste nashyize hano sibyo ndongera kubaha cyangwa mbahe yose ariko mana waje ariko murara ariko mwuga tera kuracu mani gufatira nagara kuguma mu mana akwagirwanye iki ntago nsangira inyanya n'inyuma wagirwanye ubudage nimba wasinze usindire ku wawe sibyo mvofu we yo mbona wajyango umubu wagukubise akira soma ho ma kandi nari bandi ngorero undi se wayiguze kandi mbona Ivan ari ikirezi ngiye undi se naye mbambona ari idage man kandi mbona warakandagiwe n'inkoko nanjye nawe ahubwo wowe none
amakosa amaze kuba abiri sibyo abiri nyine unanzi ko ari atatu nari ako ma nyine bakose bamusigaranye ibintu nyine Iva. muri gukora Iva. Iva ariko wakintu. reka basi nawe se uragiye turigendeye nyine Mani mujye mureka aba Babylone bacomoke niko babaye. umva sasi umva Barana aba Babylone. ako tete nawe uragiye Bamubwire rero. urundi barabambwiye Ora na badani lajima muzana kabiri bamenya Ariko ma rero reka tagitiri nziza mwana baki bamubwire mani sibyo. Ari abatipe ntago twabashyira amakenga. Ari abatipe ntago twabashyira amakenga. bazamwe n'ikibundi so naho nakanga karashaka ukansaba Bari abajo ko twamanukanye sibyo. bazane mani zana kibita ariko gucuna na batize gukanga Singakase. nijya Sawa, ushika kiri Ari kirani batika chacha ngiye mana ngo gucana asema na kiri cyangwa Swanyira kumuteka. ese ina gumuteka mani iri shyamba wakintu narimenye nasinye mu mwana ndaburiza ngo yazanye mani mu mwana twa keza nga keza ni keza baramukotoza mwana keza kwa gifonogo mwana kira cyana rero sha abatipe bagishaka ni benshi. ibi ni ubwa mbere sha umva none nanyweye byinshi ibyo sha reba ukuntu bacana Shahura Babylone. Shahura Babylone man. ugisize twudacanye mani ubwenge se sha cyangwa mbwayo kandi babona nawe usinda nabi mani genda gaceza yewe shaya uri fake gusa abantu mwasinze ibiki ibintu rwose ngira umwende Uri Babylone. mwana nubwo Reka ruze yawe rero ikurushe bo. Reka ruze yawe ikurushe bo. ubwoye usiko nabwo ubutwitse man nese nimba nwitse aha ngaha none wameze shasta mva shasta mahuri gabanya magambo Nzagutendeka hahandi. hehe ese mwana wakamanitse neza wakina Reba umanutse amajyepfo. hasi ni uzanendetse Amajyepfo. ariko nubuza bunendetse abantu heza None. Mbona ko utaza amata tuzaba dufite umwana. nawe ni mere Twebwe ako twagakoze kararangira. kubashashe Ubundi bari bwakumwe nk'amata biva na gerere wese nyine ya yandi ewa buri wese yazanye ngo ateretse ahantu Wese heza urumva nabi ukanywa amata ukagarura fanta. Ibyo nabizi. kombizi niyo ugomba mbega kubimbe mbega amata None se nimba ari inshyushyu ndiba nimba munsi ari y'urugo. ikivuguto nimba ari amata kubera iki oya mwayacugusa ngayacugusa ngayacugusa Ngenda yajya kumeneka mwita nyama ngaho yatsindire rero Areba ikibereye. yatsindira yenda guteza akajerekani Sibyo se uburenganzira n'ubwawe kare gato banze njye kunyara amazi reka ndebe ko imiganda imeze neza. Nigute ngo mugende mukaneza bose. Ariko se rwango twamuguteje gute koko? Akagenda mwigeze ncishe. Mukaneza bose ubu uzi ibintu yarankorera. Ambwira ngo abahungu bawe ngo bari bamenena uzi ibintu yambwiye. Mwaramuneje murakabye kandi muzi kuramukira rero ukunda kudibira. Ako nawe rwango ntukigire gutyo. Nese ubu umuntu twaragiye tugiye guhura nawe. Urabizi ko ari wowe watwohereje. None urangije uratangiye ngo twengo twagiye ngo kumuguteza. Oya cyane. Ntabwo njye mbishaka. Ubu se imigeri twari urayize? Akubwo ibintu mumumbwira ubwo none se nimamufite koko? Yabikubwiye. Wamutubwiriye mwana. Boss tukigerayo. Tukimubwire ko ari wowe watwohereje. Twari imigeri. Aratubaza ngo uri he? Tumubwira yuko nyine wari wagiye muri cya kiraka. Kihutirwa. mukaza turashima Imana. haguruka sha Mwihangane murinjira se?
wagira ngo rwose tuba twanararanye. Ese ko mwari mudutunguye niyo mpamvu ngize ikibazo. Okay. Ntabwo umutware yari yambwiye ko uri buze. Ntabwo ari ngombwa kukubwira ko ndi buze nahacaye. Mwese mbaha agatebe mwicare. Nta kibazo. Mwana kwicara nta kibazo rwose. Munyihanganire. Kurusha. Turi muto abagore ntitujya tubara bukeya. Nigenda sangara ko babisize gatongo. Nta kibazo. Tanza no mwenda nari nsize muri yo katonaza kabisa. Nta kibazo. Makuru y'iminsi. Makuru ni meza. Wese umeze? Turashima Imana. Nta muhungu wanjye agiye mu kazi. Yagiye mu kazi. Okay. Tubabarire. Zo mu kazi bimeze biteze? Bimeze neza. Nuko urugo ruramenyereye. Yego ndarumenyereye kuko rusaziye. Nuko se ko nta kintu namwe muri kwibwira. Ni vuba. Ariko rega umuntu aba akeneye umwanya wo kwishimana n'umukunzi we. Suba ako kanya twahita tugira ikintu twibwira. Mutazazana ibyo ngibyo rwose. Ariko bite ko ibyo ari ibya kera. Hano ubwemeye ko ari wowe wadutunga ngo ureze kuri. Mugende gake. Ndumva mugende gake. Ntabwo nshaka kubera buzanya kubikora. Nta kibazo tugomba kugenda gake. Akunze ko mwamuneje mugakabya ko naye no kwigira ikibazo yambwiye. Ubwo mamuzi ibintu ba yambwiye koko. Amakwese ukuri. Kandi mujyamira amajanja. Muri iyi minsi dushobora kuba tugiye kubona akazi. Urumva? Okay. Nizere ko none nta bintu by'imikino none. Nizere ko inyuma bwe mubyumvishije. Ntabyumvise. Hano ubwo nagiye. Je nari nkumbuye no gutera abantu ibyuma. Sawa. Nari nkumbuye gukora mu maraso. Kubita abantu ibyuma byo mu mutima. Urumva ko boss avuze ikintu kizima. Oya bugumane twigendeye turekane neza. Nzajyana njyana amabere yabasha. Ari imbikumbuye kabisa. Mba gukora vuba rwose mukagira umuryango sibyo? Umuryango buriya bari ngombwa. Urumva umuryango bari ngombwa rwose. Sibyo? Tuzabiganira vuba bidatinze turakwereka umuzukuru. Rwose mugire vuba twe. Humura. Turabigira vuba. Natwe nanjye nkeneye umuntu uwo nzajya nirikana nawe. Mugire vuba rwose. Naho ubundi nsanze uri mu turimo nari nkugize ngo ngusuhuze. Ko wihuse. Sashawe wagize ngo umuntu afite akazi kenshi. Umuntu wagira ngo waruciye ku rugo wanga kugenda utadusuhuje. Buriya nari manyuze kugira ngo nsuhuze umukazana wanjye. Ariko cyo kwakireka ngubwira urumva aho wanjye ahisemo neza pe. Ko nawe ntukakabye. Ahisemo neza no kuri so kurebye. Uzi ko wagira ngo nuko rero reka ngende. Mbese waretse nkanika nkaguherekeza. Shahoya nta kibazo. Nta kibazo buriya tuzasubira nzanagaruka nta kibazo. Ze nini hungura kukibona uragira ngo imbeba zigenda zikuka. Ariko nareka nkurenze ihembo naje. Nta kibazo buriya. Usiko ntanjye ubwanjye habuze gato ngo nanjye anyiyongoze bitewe namwe n'ubugoryi mwagiye mukora mwebwe muvuga ibintu bidahuye. Hejuru y'inki se twariye yakubwiye yuko ngo twamuguteze. Boss uzi imigere yadukubi.
ubuzima bwanjye. ubuzima bwawe babizi nabuze ababyeyi banjye nkiri muto. Ikimbabaza ni uko kugezana n'isaha kimara ntazi ntahantu bashyinguye. Kuko ndabyibuka nari muto. ubwo nasohokaga mu cyumba nibwo nasanze ababyeyi banjye ari nyiraho. ntabwo uzi umuntu aba agize gutya. Icyo gihe pare yahise amfata menya nawe yaratinyaga ko ndeba ibyo bintu. ihangane. Ikintera agahinda yaba byibura nzi n'ahantu bashyinguye. Shuri ko nari nzi kuzamura urukundo kubera ko nabuze umubyeyi wanjye ukaba ufite agahinda kangana gutyo. gusa ntacyo tuzafatanya gushaka uwabikoze. Murabibabara njye ntacyo tutazageraho sibyo? kuki abana ari inyamaswa biragoye gusa ntacyo nzakuberaho batari gusezerana kuzagira ibyishimo.